none si inyungu uratse imodoka uyikure hano Kacyiru ugenda ifunge hejuru unyuze Nyagasambu zamuke hejuru ku murenge wafunge ureba muhazi hasi uranywa ibihumbi bitari munsi ya 25 hanyuma birashoka biraterwa naho umuntu aza kubata izo views ntabwo wazikuramo yo barahita bavuga bikemu n'umucuruzi bikemu si urukundo rundi aho ari ubucuruzi nawe yifiti icyakoza urakoze cyane bikemu n'ubucuruzi na rundi rukundo ifumbwe nta views zavamo kwanywa makuru wowe ndashaka kukwibariza ijambo rimwe rivuga ngo wavuze ko utakwa uploadinga wagize ibyago unenga Pastor Mutesi kuza kuvuga ko yagize ibyago unenga Bekamu kuvuga ko yagize ibyago ubyita ubucuruzi ndetse no kujya gutabara uvuga ko aho bagiye gushyingura ari kure utangwe santi ya 25 ngo izo views uzibonemo eske wowe ko uploadinze wagize ibyago turabyita izo views zawe abaza kugutabara bose urabanywera essence ni ikibazo giyego muhango ni zaburisha wabyumvise neza ni zaburisha wabapfushije umuntu ubujyana yapfusha umuntu nkajya kwa uploading ntabwo bishoboka ubona biterwa ntabwo bishoboka ubwo nimba yaploadinze eshatu ntabwo bishoboka ko yakwa uploadinga yabuze umuntu we biranye bicya uwo muntu we utekereza kubana natwe guhagarana natwe ku kiriyo gushyingura muri morgue buri kimwe cyose korobiyari ibyo byose so ntitwabura kumushimira dushimiye buri muntu wese wifuza guhagarana natwe yaba kuza ku kiriyo yaba buri kimwe cyose kandi munsi y'iki kiganiro bari busangeho urubuga bunyuzwaho inkunga ya buri muntu uwo ari we wese kugira ngo tumenye ngo tugiye kubigenza gute kuko akeneye abantu ariko yatinye kubivuga neza izi akeneye abantu ku rwego we yakoze na groupe noneho abantu bahuriramo yego kugira ngo icyo batanze noneho wowe abagiye gufasha bose uzaza muri kamera ugahera ku wa mbere kugeza ku wa nyuma ushimira kubera ko n'abataragushimiye wabateye amabuye nawe wewe wabibonye gute mukwano uko nawe wabonye imbaraga ziza gukora ikiganiro zikabwira abanyarwanda zigasaba abanyarwanda ubufasha bwo kugutabara niko nabandi byagombaga kugenda nk'uko ubizi neza ko urupfu rutateguza abanyarwanda bamwe na bamwe umuco wo gutabara mwawushyize ku ruhande mwarawibagiwe umuntu agira ibyaga kipapa kimama urabyumva wagize ibyago nyamara bamwe bakaza kurwanira fanta yo gukaraba yego nago bikwiriye pe uyu muco w'aba bagabo iyo aba warucitse burundu tukumva ko umuntu ugize ibyago ari wo gutabarwa atari wo guterwa amabuye umuntu ugize ibyago no gutabara ntago ari wo guterwa amabuye yego ndongere mbisubiremo umuntu ugize ibyago aratabarwa nagaterwa amabuye Pastor Claude azihangane agaruka azasaba imbabazi abanyarwanda kubera ko ibintu yakora bizaba byiza iyi mpamvu muzi ikiganiro twarababaye abanyarwanda muri rusange ibisanzwe ni Shakira mbona bihita no stress baruteka zivuga ololo uw'igikundiro rimwe abantu nsanga mu bigari uretse mbere gukuntu abantu bamwe bakoresha social media kubw'indonye zabo gushaka kwemeza isi cyangwa se gushaka views nyamara views zirashyira zikarangira yego mu by'ukuri nagahora gahanze abantu baragukunda ibintu bye bakabireba anytime bakabihaga pe ngiye kubereka akantu kamwe yego kagombye guha Pastor Claude urugero Sebiradiyo kagagombye guha Sebiradiyo urugero kakamubera isomo nyamara uwagakoze nawe tukamushimira akanagaruka ariko akazagaruka katubwira aho yagusaba imbabazi agomba gusaba imbabazi kubera ko nadasaba imbabazi ashaka kugutungura nadasaba imbabazi ashobora gutungura uretse kudasaba imbabazi kwe gare kujya duhora tumwibutsa sibyo yego
kandi ibyago byakugwere ni time nejo byakongera umaze kwihenura ku bantu gute mwihenura ku bantu bapfushije cyangwa se bapfuye wavuyeyo ushyira Pastor Mutesi mukoramo ama episode menshi umushinza kuba ari gucuruza umurambo wa Rusagara umushinza bino na biriya ariko reka nkwereka akakantu Pastor Mutesi kubera icyo atavuyeyo ngo nawe avuge ko nawe uri gucuruza papa wawe urakoze reka bivuge gutyo urakoze Pastor Mutesi kuki atakoze ikiganiro ngo avuge ko nawe uri gucuruza papa wawe kubera ko ubwo wivugiye n'akanwa kawe uvuga ko utapfusha umuntu ngo uze wa uploading yego nkuko Pastor Mutesi yapfushije umuntu akabona imbaraga zijya kurica no gusobanura iby'urupfuki rw'umugabo we nawe uramunenga kuba yaje kuri kamera kurira kuri kamera waramunenze bikomeye ariko reka nkwereke icyo bita ubumuntu icyo bita ubumuntu ni iki ni igihe Pastor Mutesi watavuye yagucira urubanza ahubwo yavuye yagutabariza ndetse agusaba no kwihangana muri ibi bihe bitoroshye urimo mu magambo make icyo nicyo bita ubumuntu ubupfura n'indangagaciro guhera izi saha rero ndakwinginze ngo nawe ukwiye guhinduka kubera ko reka mbabwize ukuri nubwo abantu benshi bakwanga kubivuga reka mbibabwire nongere mbisubiremo Pastor Korode Sebiradiyo ni umwana w'ikibi yego umviriza Mutesi fasha umwanya ngira ngo nihanganishe umuryango wa Pastor Korode Niyonzima wabuze umubyeyi bene data muri iyi si ibyago ntawe bicuraho undi niyo mpamvu igihe cyose habaye ibyago tugomba gushyigikirana Pastor Korode yagize ibyago apfusha umubyeyi we urakoze cyane Pastor Mutesi Imana iguha umugisha kubw'ubumuntu werekanye indangagaciro nta n'ikindi yarengeje uriya mugabo yakuvuzeho byinshi hari ijambo rikomeye uvuze numvise ibyago nawe ubicura undi uyu mubyeyi bisobanuye ngo uyu munsi byagera iwawe ejo bikagera ku muturanyi kandi byanagaruka urabyumva kandi bikongera bikisubira bikagaruka ariyo mpamvu bikwiye uyu mugabo yakagombye kwiga kubera ko hari abantu bari kuri no mihanda batekereza ko bambaye umubiri w'icyuma batekereza ko ibyo bakora bo bitabagera ibyo bakorera abandi bitabageraho uko mufata abantu mubambika icyasha mubapyinagaza mubatongera kubera inda mushaka amaramuko mujye mutekereza ko bari abantu nabo baraho bagera bagapfukama bakarira agahinda kabo kakabagarukira kakababyarira imivumo kuri mwebwe turi mu mwanya wo kwibukiranya twongera twibukiranye yego umuntu w'umugabo yarijaje aravuga ngo yagize ibyago ntabwo yagira ati ngo ntabwo yabyuka mu gitondo ngo yaprodinze yarongera aravuga ngo kujya gushyingura gogo ni kure urumva aho kujya gushyingura gogo ni kure ngo ntabwo yabona wambabariye ko abanyarwanda wambabariye dutemo views none si inyungu uratse imodoka uyikure hano Kacyiru ugenda ifunge hejuru unyuze Nyagasambu zamuke hejuru ku murenge wafunge ureba muhazi hasi uranywa ibihumbi bitari munsi ya 20-25 hanyuma birashoka biraterwa naho umuntu aza kubataha izo views ntabwo wazikuramo bikemu n'umucuruzi bikemu si urukundo rundi aho ari ubucuruzi nawe yifite icyakoza urakoze cyane bikemu n'ubucuruzi na rundi rukundo ifumbwe nta views zavamo wanywa 25 wanywa ka essence ariko reka twibutse Pastor Korode ko gutabara bitariho urugendo nakure habaho igihe cyose ugiye gutabara umuntu izi sara abazagutabara bavuye mu karere ka Ruhango abazava za Nyamagabe abazurira indege bakaza kugutabara abazava za Bugesera abazava hehe nago abantu bazagutabara ari abari muri karitsiye bakwegereye ikindi cya kabiri nsinyeka ko muri kiri mu cyiciro cy'abantu batabara inyuma y'urugo urabyumva urugendo abantu bazakora bajya kwirimba baje kugutabara urwo rugendo nawe uzarubishyura cyangwa ntabwo uzarubishyura ese nabo bahagarare babare sansi zabazana kugira ngo nawe wumve uburemere bw'ijambo wavuze hano tuributsa kubera ko abantu kutabibutsa nibyo bibatera kwishongora no kwihenura uyu mugabo ni uwo kwibutsa byibura nawe yicare yikubite ku mutima avuga ati sinzi cyari kindiho Korode nadahinduka nataza ngo arabona ibintu byinshi bikomeye nudahinduka kuri ino ngingo nzamenya ko Shakira nahanura
oya n'urupfu rwe twabyumva tukarwumvira iyi mu message kirere nyikoze mu kajwi gatuje sindi kuvugira hejuru niyo mpamvu nanjye natunga uburyo witwaye neza sinshaka Shakira yavuze Shakira wivuga gutya Shakira noneho wivugira ku muntu wagize ibyago hoya siri top nta rwango rurimo ahubwo turashaka kumwibutsa nawe yibuke ko hari aho yavuze ngo ntago yajya gutabara kubera ko essence yaba ari nyinshi ese abazagutabara uzabanywera essence ikindi cyongereho ntago turi gukora ino video kubera gutabara ntago bisaba ngo umuntu avuka hehe nguriya muntu turaziranye umuntu wese ufite ubumuntu n'ubupfura aratabara kuko gutabara ni indangagaciro za kinyarwanda ndetse n'Imana irabishyigikiye ni n'umuco wacu ariko nimba umuntu w'umugabo ufite ubwanwa ashobora guhagarara hara ku karubanda akavuga ngo kugifumbwe ngo wanywe sanse ya 25 ngo izo views nizavamo mukwano darling wowe views wabonye zakugurira ka essence zakwishyurira abantu bose baje kugutabariza essence Sebiradio nguhamagaye kangahe ndashaka kukubaza wowe ikiganiro wacuruje waravuze aricyo wabitubwiriye gusedoka amakuru Sebiradio banzu nyumve Sebiradio wowe ndashaka kukwibariza ijambo rimwe rivuga ngo wavuze ko utakwaplodinga wagize ibyago unenga Pastor Mutesi kuza kuvuga ko yagize ibyago unenga Beckham kuvuga ko yagize ibyago ubyita ubucuruzi ndetse no kujya gutabara uvuga ko aho bagiye gushyingura ari kure utangwe sanse ya 25 ngo izo views uzibonemo eske wowe ko waplodinze wagize ibyago turabyita izo views zawe abaza kugutabara bose urabanywera essence ni ikibazo gikomeye tugarura ubumuntu twumve ko gutabara n'umuco nyarwanda ndetse no kubikira inshuti zacu tukazibicya twabwira ko twagize ibyago nabyo ni umuco twisanze yego urakoze Shakira gukomeza kutwibutsa nawe ariko ntiyabihereranye aho tukiri kwibukiranya ntabwo yigeze abyihererana ahubwo ahangaha yaje arongera arabibutsa nk'uko yari yabihinduye arabivugira mu magambo yerya arya mu nabari uwo muntu rero utekereza kubana natwe guhagarana natwe ku kiriyo gushyingura muri morgue buri kimwe cyose korobiyari ibyo byose so ntitwabura kumushimira dushimiye buri muntu wese wifuza guhagarana natwe yaba kuza ku kiriyo yaba buri kimwe cyose kandi munsi y'iki kiganiro bari busangeho urubuga bunyuzwaho inkunga ya buri muntu uwo ari we wese kugira ngo tumenye ngo tugiye kubigenza gute kuko akeneye abantu ariko yatinye kubivuga neza izi saha akeneye abantu ku rwego we yakoze na groupe noneho abantu bahuriramo yego kugira ngo icyo batanze noneho wowe abagugiye gufasha bose uzaza muri kamera ugahera ku wa mbere kugeza ku wa nyuma ushimira kubera ko n'abataragushimiye wabateye amabuye yego izi saha ubonye icyo kubana n'abantu bisobanuye ubonye ko anytime wakenera abantu nyamuneka mwige kubanira abantu mukiriho izi saha Pastor Claude nawe ari gusabiriza inkunga yo kujya gutabara nyamara abandi iyo babikoze byita gucuruza umurambo murakoze cyane Imana y'amahoro iduhana umugisha ciao ngenda bakunda yego uretse mbere gukuntu abantu bamwe bakoresha social media kubw'indonye zabo gushaka kwemeza isi cyangwa se gushaka views nyamara views zirashyira zikarangira mu by'ukuri nagahora gahanze abantu baragukunda ibintu bye bakabireba anytime bakabihaga pe ngiye kubereka akantu kamwe kagombye guha Pastor Claude urugero Sebiradio kagombye guha Sebiradio urugero kakamubera isomo nyamara uwagakoze nawe tukamushimira akanagaruka ariko akazagaruka katubwira aho yagusaba imbabazi agomba gusaba imbabazi kubera ko nadasaba imbabazi ashaka kugutungura nadasaba imbabazi ashobora gutungura uretse kudasaba imbabazi kwe gare kujya duhora tumwibutsa
sibyo yego kandi ibyago byakugwira anytime n'ejo byakongera umaze kwihenura ku bantu gute mwihenura ku bantu bapfushije cyangwa se bapfuye wavuyeyo ushyira Pastor Mutesi umukoramo ama episode menshi umushinza kuba ari gucuruza umurambo wa Rusagara umushinza bino na biriya ariko reka nkwereka aka kantu Pastor Mutesi kubera icyo atavuyeyo ngo nawe avuge ko nawe uri gucuruza papa wawe urakoze reka bivuge gutyo urakoze Pastor Mutesi kuki atakoze ikiganiro ngo avuge ko nawe uri gucuruza papa wawe kubera ko ubwawe wivugiye n'akanwa kawe uvuga ko utapfusha umuntu ngo uze wa proding yego nkuko Pastor Mutesi yapfushije umuntu akabona imbaraga zijya kurica no gusobanura iby'urupfuki rw'umugabo we nawe uramunenga kuba yaje kuri kamera kurira kuri kamera waramunenze bikomeye ariko reka nkwereke icyo bita ubumuntu icyo bita ubumuntu ni iki ni igihe Pastor Mutesi watavuye yagucira urubanza ahubwo yavuye yagutabariza ndetse agusaba no kwihangana muri ibi bihe bitoroshye urimo mu magambo make icyo nicyo bita ubumuntu ubupfura n'indangagaciro guhereza isaha rero ndakwinginze ngo nawe ukwiye guhinduka kubera ko reka mbabwize ukuri nubwo abantu benshi bakwanga kubivuga reka mbibabwire nongere mbisubiremo Pastor Claude Sebiradiyo ni umwana w'ikibi yego umviriza Mutesi fasha umwanya ngira ngo nihanganishe umuryango wa Pastor Claude Niyonzima wabuze umubyeyi bene data muri iyi si ibyago ntawe bicuraho undi niyo mpamvu igihe cyose abahe ibyago tugomba gushyigikirana Pastor Claude yagize ibyago apfusha umubyeyi we urakoze cyane Pastor Mutesi Imana iguha umugisha kubw'ubumuntu werekanye indangagaciro nta n'ikindi yarengeje uriya mugabo yakuvuzeho byinshi hari ijambo rikomeye uvuze numvise ibyago nawe ubicura undi uyu mubyeyi bisobanuye ngo uyu munsi byagera iwawe ejo bikagera ku muturanyi kandi byanagaruka urabyumva kandi bikongera bikisubira bikagaruka ariyo mpamvu bikwiye uyu mugabo yakagombye kwiga kubera ko hari abantu bari kuri no mihanda batekereza ko bambaye umubiri w'icyuma batekereza ko ibyo bakora bo bitabagera ibyo bakorera abandi bitabageraho uko mufata abantu mubambika icyasha mubapyinagaza mubatongera kubera inda mushaka amaramuko mujye mutekereza ko bari abantu nabo baraho bagera bagapfukama bakarira agahinda kabo kakabagarukira kakababyarira imuvumo kuri mwebwe turi mu mwanya wo kwibukiranya twongere twibukiranye yego umuntu w'umugabo yarijaje aravuga ngo yagize ibyago ntago yagira ati ngo ntago yabyuka mu gitondo ngo yaprodinze yarongera aravuga ngo kujya gushyingura gogo ni kure urumva aho kujya gushyingura gogo ni kure ngo ntago yabona wambabariye ko abanyarwanda wambabariye utemo views none si inyungu uratse imodoka uyikure hano Kacyiru ugenda ifunge hejuru unyuze Nyagasambu zamuke hejuru ku murenge wa Funge ureba muhazi hasi uranywa ibihumbi bitari munsi ya 25 hanyuma birashoka biraterwa naho umuntu aza kubata izo views ntabwo wazikuramo Gerayo barahita bavuga bikemu n'umucuruzi bikemu s'urukundo rundi aho ari ubucuruzi nawe yifite icyakoza urakoze cyane bikemu n'ubucuruzi na rundi rukundo ifumbwe nta views zavamo wanywa 25 wanywa ka essence ariko reka twibutse Pastor Claude ko gutabara bitariho urugendo nakure habaho igihe cyose ugiye gutabara umuntu izi sara abazagutabara bavuye mu karere ka Ruhango abazava za Nyamagabe abazurira indege bakaza kugutabara abazava za Bugesera abazava hehe nago abantu bazagutabara ari abari muri quartier bakwegereye ikindi cya kabiri ne sinyeka ko muri kiri mu cyiciro cy'abantu batabara inyuma y'urugo urabyumva urugendo abantu bazakora bajya kwirimba baje kugutabara urwo rugendo nawe uzarubishyura cyangwa ntabwo uzarubishyura ese nabo bahagarare babare sansi zabazana kugira ngo nawe wumve uburemere bw'iri jambo wavuze hano tuributsa kubera ko abantu kutabibutsa nibyo bibatera kwishongora no kwihenura uyu mugabo nuwo kwibutsa byibura nawe yicare yikubite ku mutima avuga ati sinzi cyari kindiho Claude nadahinduka nataza ngo arabona ibintu byinshi bikomeye nudahinduka kuri ino ngingo nzamenya ko Shakira nahanura
oya n'urupfu rwe twabyumva tukarwumvira iyi mu message kirere nyikoze mu kajwi gatuje sindi kuvugira hejuru niyo mpamvu nanjye natunga uburyo witwaye neza sinshaka Shakira yavuze Shakira wivuga gutya Shakira noneho wivugira ku muntu wagize ibyago hoya Siltop nta rwango rurimo ahubwo turashaka kumwibutsa nawe yibuke ko hari aho yavuze ngo ntago yajya gutabara kubera ko essence yaba ari nyinshi ese abazagutabara uzabanywera essence ikindi cyongereho ntago turi gukora ino video kubera gutabara ntago bisaba ngo umuntu avuka hehe nguriya muntu turaziranye umuntu wese ufite ubumuntu n'ubupfura aratabara kuko gutabara ni indangagaciro za kinyarwanda ndetse n'Imana irabyishimira ni n'umuco wacu ariko nimba umuntu w'umugabo ufite ubwanwa ashobora guhagarara hara ku karubanda akavuga ngo kugifumbwe ngo wanywe essence ya 25 ngo izo views nizavamo mukwano darling wowe views wabonye zakugurira ka essence zakwishyurira abantu bose baje kugutabariza essence Sebiradio nguhamagaye kangahe ndashaka kukubaza wowe ikiganiro wacuruje waravuze aricyo wabitubwiriye busebeka amakuru yari Sebiradio banzu nyumve Sebiradio wowe ndashaka kukwibariza ijambo rimwe rivuga ngo wavuze ko utakwaplodinga wagize ibyago unenga Pastor Mutesi kuza kuvuga ko yagize ibyago unenga Beckham kuvuga ko yagize ibyago ubyita ubucuruzi ndetse no kujya gutabara uvuga ko aho bagiye gushyingura ari kure utangwe essence ya 25 ngo izo views uzibonemo eske wowe ko waplodinze wagize ibyago turabyita izo views zawe abaza kugutabara bose urabanywera essence ni ikibazo gikomeye tugarura ubumuntu twumve ko gutabara n'umuco nyarwanda ndetse no kubikira inshuti zacu tukazibikira twabwira ko twagize ibyago nabyo ni umuco twisanzemo yego urakoze Shakira gukomeza kutwibutsa nawe ariko ntiyabihereranye aho tukiri kwibukiranya ntabwo yigeze abyihererana ahubwo ahangaha yaje arongera arabibutsa nk'uko yari yabihinduye arabivugira mu magambo yerekeye atya mu nabari uwo muntu rero utekereza kubana natwe guhagarana natwe ku kiriyo gushyingura muri morgue buri kimwe cyose korobiyari ibyo byose ntitwabura kumushimira dushimiye buri muntu wese wifuza guhagarana natwe yaba kuza ku kiriyo yaba buri kimwe cyose kandi munsi y'iki kiganiro bari busangeho urubuga bunyuzwaho inkunga ya buri muntu uwo ari we wese kugira ngo tumenye ngo tugiye kubigenza gute kuko akeneye abantu ariko yatinye kubivuga neza izi saha akeneye abantu ku rwego we yakoze na groupe noneho abantu bahuriramo yego kugira ngo icyo batanze noneho wowe abagiye gufasha bose uzaza muri kamera ugahera ku wa mbere kugeza ku wa nyuma ushimira kubera ko n'abataragushimiye wabateye amabuye yego izi saha ubonye icyo kubana n'abantu bisobanuye ubonye ko anytime wakenera abantu nyamuneka mwige kubanira abantu mukiriho izi saha Pastor Claude nawe ari gusabiriza inkunga yo kujya gutabara nyamara abandi iyo babikoze byita gucuruza umurambo murakoze cyane Imana y'amahoro iduhana umugisha ciao ngenda bakunda yego